Murakaza neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Go and Study Scholarship tubagezaho byinshi. I think everywhere you are everything is okay. Nizere ko ibintu byose bimeze neza cyane. Imana igikomeje kukurinda ikaba ikugejeje aya masaha turi mu mpera z'umwaka. Ni byiza ko dukomeza kugezwaho ama updates, available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo academic process zanyu zibe zarushaho kugerwaho neza cyane. Rero ama scholarship aracyahari. By this time in Rwanda, RICA scholarship iracyahari igenewe abantu bize ama science kugira ngo bazajye gukora mu bigendanye na agriculture ndetse n'ibijyanye n'amatungo, ubwo n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Aho ngaho RICA ikaba irimo gutangamo scholarship muri East Africa University of Rwanda, aho application yamaze kurangira, bagezemo ubu byararangiye, nta yindi application ihari. Then ikindi kintu gikurikira, ubu ngubu tugiye kubagezaho ibigendanye na scholarship dusanga muri Islamic Development Bank. Iyi ngiyi ni Islamic Development Bank, aho nayo yakubise hasi scholarship igenewe abanyeshuri bazajya kwiga mu mwaka wa 2026 ndetse n'umwaka wa 2027. The call for ISDB scholarship program application for year of 2026 to 2027 academic year is now open. Means what? Iyi scholarship bakakanya irahari, iri available. Rero umuntu yifuza ko twamufasha mu bigendanye na application yatwegera tukamufasha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Amahirwe uyisasire. Aya mahirwe ntabwo akwiriye kugucika. Rero niyo mpamvu ugomba kubana natwe umunsi ku wundi kugira ngo tujye tukugezaho ama updates, available opportunities ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo bibe bya boostinga academic zawe. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe kugira ngo tubafashe mu bigendanye na application. Rero iyi ni porogaramu yagiye hanze, turagira ngo tubagezeho uburyo biteye, ibyo usabwa n'ibyo ukwiriye kwitondera kugira ngo aya mahirwe ya scholarship muri ISDB kugira ngo ataza kugucika. Rero hano hari criteria zigenda zigenderwaho kugira ngo babasha guhereza uyu muntu scholarship. Scholarship rero deadline ni mu kwezi kwa mbere ku itariki 31 2026. Rero iri gutangwa ni na Islamic Development Bank nk'uko twabivuze haruguru. Academic year nayo twayivuze haruguru, deadline nayo tumaze kuyivuga haruguru. Rero ibi kabitanga icyo bita full funded scholarship, anika bitanga icyo bita full funded scholarship, ikayitanga neza 100%. Bavuze full funded uzajya wumva ko ari scholarship uzahabwa iri 100%. Byumvikane ko bazajya bakavaringa accommodation, ibintu byose usabwa cyangwa ibyo ukwiriye kuba wakwitaho. Wait usabwa just ni ukwiga gusa. Ahubwo ugiye kutubaza ngo ni iki kindi gikurikiraho, nibi coveringa living allowance ko nkanjye umwana graduate, ni iki nasanga mu? First of all ni muri science ubwo barimo amashami y'ubuganga, za nursing, midwifery, medicine, dental therapy plus izindi zitandukanye, engineering nayisangayo, mu buzima, health, agriculture ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahangaha iba yakubise hasi scholarship kugira ngo umuntu wese wumva ari available cyangwa ufite amahirwe yo kuba yajya kwiga akaba yagera ku nzozi ze. Rero ni byiza ko ibi bintu ubikurikirana cyane. Hano note that Islamic Development Bank does not charge any fee at any stage of scholarship process. Never disclose or send money to any entire. Hano rero nta mafaranga namwe bagusaba yo gukora application. Nkariya twatangaga muri UR ibihumbi 5 twatangaga kugira ngo babe baturegistaringa muri systeme ya UR. Hano ntabwo bikunda. Rero ikindi cya mbere ugomba kuba uri mu bihugu by'abasilamu, sibyo? Mu bihugu by'abisilamu cyangwa ufitemo ibigendanye n'amahame ya Kisilamu cyangwa abagendera ku idini ya Islam. Aho ngaho
ugomba kuba uhabarizwa. Rero mu Rwanda naho rero ni byiza ko niba uri umusilamu cyangwa se nawe ubyifuza, ntabwo bigenewe abo gusa. First of all, ugomba kuba uri umunyeshuri ukazajya gukurikirana izi porogaramu zitandukanye kugira ngo ube wahabwa ubumenyi bunyuze mu iyi banki. Rero ugomba kuba usangwa mu bihugu birimo ibigendanye n'idini ya Isilamu kugira ngo babe bagushyigikira. Rero ubwo no mu Rwanda rero ntuhejwe. Yes, ubwo rero hari ibisabwa kugira ngo ube wabasha gukora iyi application. Ugomba kuba ufite academic excellence. Academic excellence nicyo kintu cya mbere kugira ngo wahabwa admission. Then ikindi kintu kiba gisabwa ni ugomba kuba ufite document zikurikira: academic transcript, ni ripoti, twagiye tubigisha uburyo bwo kubibika mu buryo digital. Nk'iyi scholarship ibonetse ukaba uri mu ba mbere bagira ute bayitsindira, ugomba kuba ufite national ID cyangwa passport, medical certificate. Ni ibyo byangombwa byonyine: admission letter, academic transcript, national ID, kugira ngo babe bagira ute kugira ngo babe bagushyigikira. Rero ni byiza ko iyi application itagucika. Hari n'utundi tuntu tuba tugomba kwiyongeramo: motivation letter, recommendation letter. Hano nta myaka runaka iri limited. Imyaka iyo ari yo yose ugomba kuba wakwiga ugafata ndetse ugatsinda. Rero iyi ni study scholarship. Hano urabanza ugakuretinga account ukaregistaringa, then hano twabibafasha kugira ngo bibe byarushaho kugenda. Mukomeze mubane natwe, turacyari kuri Go and Study Scholarship, twiyemeje kujya tubagezaho updates zitandukanye. Iyi nayo ni scholarship y'amazi rwose utakwiriye gucikwa. Reka aya mahirwe ntagucike, utwegere tugufashe mu bigendanye na application izindi turi kugenda dukora. Rero bizaba ari sawa cyane kumva umuntu twafashije yabonye scholarship muri ISDB, Islamic Development Bank. Murakoze cyane.